ariko interahamwe ibintu zakoze ntabwo bibaho. Bicaga abantu biriye iwacu bakabotsa ku mbabura. Abarundi bari ahantu bitaga Inyagahamu, ahantu bita Ikinazi. Bisha abantu nabi cyane, bakotsa imyijima, mbese byari bikomeye. Nanjye bankubise imiri y'agatuza, papa baramuhitanye, mbese nayo mfite famiye y'umuryango w'abantu 100 bose barashize. Musaza wanjye umwe twahunganye bagendaga badutera amacumu, interahamwe, mbese ntambara yarateye, baravuga ngo bagiye ngo gutangira ngo Inyenzi Inkotanyi, bajya ahantu bitaga kuri bivuga ngo baje kurobanura ngo insina ndende. Ko bavuze ngo kwa data wacu bose babishe, baba ngombwa rero ko twambuka tujya i Burundi, bamwe barohama mu Kagera, abandi barapfuye nyine, twe nge ndarokoka. Hari umugabo rero watanga imipanga aho ngaho iwacu. Ndangije ndavuga ngo ndumva yuko bavuga bati niba ari umwana mumva neza ni mumureke, ariko bari bamaze kunkubita imiri y'agatuza. Baguye mu kiliziya Kimurinja, we twaramonye twaramushyinguye, abandi twarababuze, na nisa ntabwo twigeze tubashyingura, ntituzano babiciye. Hari musaza wanjye umwe bitaga Mukarage, we bamwiciye mu giti yuriye, bamutera ibisongo. Umwana umwe bitaga Sebuhinja bamukubita imiri ngo yamaze iminsi 3 ataranogoka, amaze kunogoka. Ariko noneho tugeze ku Kanyaru, interahamwe ziba zirahageze, bamwe boga ku mitumba. Abarundi babaraje bahita bazana ubwato baratwambutsa, bamwe bajyaga ku mutumba bagahita barohama. Mana iraturinda nyine turambuka tujya i Burundi aho bita mu Kirundi ya Habyarimana. Bumvishe ko inkotanyi zaje batangira kwica abantu. Mbese indege Habyarimana ikimara guhanuka niho batangiye kwica abantu iriya. Biteye ubwoba, unyura mu mirambo. Nabonye abagore beza twe tunyura ku mudamu bamaze kumwica garamye ku gasozi, buryo nageze aho mpiga umuhigo n'abandi Mana nundokora iyi ntambara simpe nzagukorera, ko nabonaga bitoroshye biteye ubwoba. Umudamu mwiza ukareba yagaramye bamuteye ibisongo. Hari nabo twanyuzeho mu ruzi babatunze ku biti, ugasanga bafashe nk'abantu 4 babatunze ku mishite. Kuzabaho ngiye nari mfite ibyiringiro ko nasengaga, nabonaga imirambo yose natambutse. Bakajya badutera ibisongo ntibidufate, bakadutera impiriri zikaza ikancaho ivuza umuhumetse ikagwa ku nsina. Numvaga ko Imana izanja mu Masaka, batuvumburamo ko hari imbwa zaduhigaga zigendana nabo. Yes, tubaha ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe humurire ku mpera zitandukanye. Niba wanyari mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba ari nijoro mugire ijoro ryiza. Mwebwe mutari mufite amahoro y'umutima, Imana yabahe, kandi namwe mutari mufite ibyiringiro, Imana ibahe ibyiringiro kuko ari yo nyiri ibyiringiro mu izina rya Yesu. Hanyuma rero nkuko twabwiye ko tuzatunyaruka Iramiro nyine tukanyaruka tukagenda tukabashakira abatumirwa. Uyu munsi twanyarutse turagenda dusanga umubyeyi. Uyu munsi wifuje kuduha ubuhamya bw'urugendo cyangwa se bw'inzira yanyuzemo kugira ngo agere ahageze ubu. Turabasuje rero mwe mwese, turavuze ngo inkomezi y'Imana ibazeho, kandi mwe mwese amahoro y'Imana abane namwe. Turagusuje mubyeyi. Turabikirije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Turagira ngo usuhuze abantu badukurikiye bakurikiye channel yitwa Iramiro TV. Banze basuhuza ubwo ati ndabasohoje. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Yego, sanga umanuraga mikoro gatoya gutya. Yego gutyo. Yego gutyo. Yego. Hanyuma usuhuje abantu bo ku Iramiro TV. Hanyuma reka tujye tunagwakanye kugira ngo wibwire abantu ku Iramiro TV. Witwa nde? Nitwa Musabeyezu Marie Teresa. Yego. Hanyuma hitutwibwira nyine witwa Musabeyezu Marie Teresa. Musabeyezu Marie Teresa. Hanyuma Musabeyezu, uri umubyeyi, uri umukobwa? Ndi umumama w'abana 4. Mfite umutwaro umwe. Itorero ryanjye na ADPR Nyakabanda. Yego, na ADPR Nyakabanda. Urakoze cyane. Hanyuma uvuze ko uri umubyeyi, nibyo ni byiza. Hanyuma ko tubwiye ko usengera Nyakabanda,
ubwo ni kuri ADPR nyine Kigali, abantu bose babyumva ko ari Kigali. Wowe mubyeyi tugiye kubana, wavukiye i Kigali cyangwa nawe uri umuvantara ariko nyine babivuga, cyangwa uvukiye mu cyaro? navukiye mu cyaro mu ntara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Amajyepfo hagana he? Aho bita umurenge wa Busoro. Umurenge wa Busoro. Hanyuma nk'abantu ubwo batuye mu murenge wa Busoro ubwo nyine barakuzi. Hanyuma mubyeyi ko tugiye kuganira, bavukanye n'abana bangahe? Twavutse turi abana 8. Intambara iteye ihitana 4. 94. Yego. Ababyeyi bawe? Papa baramuhitanye, mbese nayo mfite famiye y'umuryango w'abantu 100 bose barashize, ba data wacu bose barapfuye. Ubwo nsigaye njyewe na basaza banjye 3. Tuvuga ngo mama ntakiriho na papa ntagakiriho? Mama ariho. Yego. Hanyuma urwo rugendo rw'umusaraba ese bijya gutangira ufite imyaka ingahe? Jenoside ijya kuba mu 94? Nari muto cyane kuko intambara yateye ndi umwana. Aho twanyuraga na musaza wanjye umwe twahunganye, bagendaga badutera amacumu, intera hamwe, mbese intambara yarateye, baravuga ngo bagiye ngo gutangira ngo Inyenzi Inkotanyi. Bajya ahantu bitaga kuri Bidogo. Abaturage bose baritabira, tugiye kumva tumva baravuga ngo baje kurobanura ngo insina ndende. Ubwo batangira gutema, batangira gutwika. Ubwo turahunga, batugereka badutera ibisongo, turahunga. Ubwo tujya ahantu bitaga i Busoro. Tumaze kugera i Busoro, ubwo bavuze ngo kwa data wacu bose babishe. Biba ngombwa rero ko twambuka tujya i Burundi, bamwe barohama mu Kagera, abandi barapfuye nyine, nge ndarokoka. Naje kugaruka mu Rwanda ariko Inkotanyi zije kudutora i Burundi. Ariko interahamwe ibintu zakoze ntabwo bibaho. Bicaga abantu biriye iwacu bakabotsa ku mbabura. Abarundi bari ahantu bitaga i Nyagahamu, ahantu bita Ikinazi. Bisha abantu nabi cyane, bakotsa imyijima, mbese byari bikomeye. Nanjye bankubise imiri y'agatuza. Hari umugabo rero watanga imipanga aho ngaho iwacu. Ndangije ndavuga ngo ndi uw'umugabo bita Mwumva neza, kubera yari afite umudamu nyine w'umucikacumu. Biba ngombwa rero yuko bavuga bati niba ari umwana Mwumva neza ni mumureke, ariko bari bamaze kunkubita imiri y'agatuza, twihishana mu mubyuko. Muri uko guhunga mwahunze muva mu Rwanda mujya mu Burundi, muri iyo nzira yose wari kumwe n'abavandimwe bawe? Ntabo twari kumwe, nonganye na musaza wanjye umwe wenyine. Ubu warokotse? Hanyuma amateka aguha ko bo bashobora kuba baraguye, ntabwo wamenye amakuru yabo muri guhunga cyangwa? Ba data wacu bamwe, hari murumuna wanjye umwe waguye mu Kiliziya Kimurinja, we twaramonye twaramushyinguye. Abandi twarababuze, na nisa ntabwo twigeze tubashyingura, ntituzano babiciye. Twumvise ngo bamwe babiciye Nyakibungo, ariko ntituzi ahantu mbese biciwe, nta muntu wigeze uduha amakuru y'ahantu baguye. Hari musaza wanjye umwe bitaga Mukarage, we bamwiciye mu giti yuriye, bamutera ibisongo. Undi mwana umwe bitaga Sebuhinja, bamukubita imiri ngo yamaze iminsi 3 ataranogoka. Amaze kunogoka, ariko abo bose nta n'umwe batwereka. None uravuze ngo wowe ubuhunganye na musaza wawe muragenda muri iyo nzira y'umusaraba itoroshye. Mwaragiye mwaciye ku mupaka w'u Burundi, byagenze gute kugira muce muri izo bariyeri zose? Twaragiye turara aho bisi Busoro. Igeze mu gitondo baratubwira bati interamwe zigiye kuza i Busoro kubicira hano. Tuba turambutse tunyura mu Tutu, twambuka Akanyaru. Noneho tugeze ku Kanyaru, interamwe ziba zirahageze, bamwe boga ku mitumba. Abarundi babaraje bahita bazana ubwato baratwambutsa, bamwe bajyaga ku mutumba bagahita barohama. Mana iraturinda nyine turambuka tujya i Burundi aho bita mu Kirundo. None kuvuze ngo babahaga amakuru ngo interamwe ziraje, ninde wabaga amakuru?
ni abantu twahunganye bamwe basigaraga inyuma bakaza birukanka bavuga yuko zabakurikiye nyine zije kutwica. yego zije kubica. Hanyuma ko uravuze uratubwiye ngo aho ngaho mu Burundi, ni mu Burundi botsaga bakuramaga abantu mwijima? Ni abarundi bari barahungiye mu Rwanda ku ngoma nyine ya Habyarimana. Bumvishe ko inkotanyi zaje batangira kwica abantu. Mbese indege ya Habyarimana ikimara guhanuka niho batangiye kwica abantu iri iwacu mu byaro. Birangije batangira kwica abantu. Bakavuga ngo ni Nyenzi inkotanyi ngo zifite imirizo ngo reka bice abatutsi. Yego. Hanyuma muri uko guhunga n'iryari mbese wabonaga ijoro ritari buke? Yewe umuntu yabonaga byari bikomeye cyane kuko twahungaga imvura turi ku mugongo, biteye ubwoba, unyura mu mirambo. Nabonye abagore beza twari tunyura ku mudamu bamaze kumwica garamye ku gasozi, mbese bakoze ibintu by'amarorerwa. Haribaga imirambo kumva ubwoba burakwishe, ku buryo nageze aho mpiga umuhigo n'abantu Imana nundokora iyi ntambara simpe nzagukorera, ko nabonaga bitoroshye biteye ubwoba. Ko wari umwana mutoya. Hanyuma warasengaga? Narasengaga. Njye nakijijwe ndi umwana muto muri 91 ndi muto cyane. Narasengaga nubwo nahunganye Bibiliya yanjye njyana i Burundi. Hari isezerano waba ufite ko wenda Imana igeze yakubwira gusenga icyo gihe ikakubwira ngo nzagukiza? Ntaryo nari mfite kuko narasengaga abantu Imana nundokora nzagukorera, naba ndwaye naba ndi muzima, imvura yabigwa yabitagwa, ko nabonaga ibyabaye nkabona biteye ubwoba. Wanyura ku mudamu mwiza ukareba yagaramye bamuteye ibisongo. Hari nabo twanyuzeho mu ruzi babatunze ku biti, ugasanga bafashe nk'abantu 4 babatunze ku mishito bari gutemba. Yego. Hanyuma abo Barundi bakumva bikanze inkotanyi bakavuga ngo reka dutange twica abantu, bakajya bakuramo imyijima bakayotsa. Ntabwo wenda bakomeje bajya iwabo ngo mubasange wenda babagire nabi? Oya. Ntabwo bakomeje bajya iwabo, bari barahunze Burundi baraje mu gihugu cy'u Rwanda mu inkambi y'ahantu bitaga Inyagahama. Ntabwo byari byoroshye. Ni inzira y'umusaraba itoroshye. Muri uko guhunga kose hari ibyiringiro ufite kuzabaho? Njye nari mfite ibyiringiro ko nasengaga, nabonaga imirambo yose natambutse. Bakajya badutera ibisongo ntibidufate, bakadutera impiriri zikaza ikancaho ivuza umuhumetse ikagwa ku nsina. Numvaga ko Imana izandinda. Yego. Ntabwo byari byoroshye. Hanyuma wenda ko urumva nyine byabaye urugendo rurerure, ntabwo byari byoroshye kandi urumva ari inzira ikomeye itoroshye. Hari igihe wenda mwaba mwarigeze mwihisha, hari igihe muri kiriya gihe bihishaga wenda mugatangwa n'abantu mwari kumwe, mwebyiza bibabaho? Twarihisha ahantu muri Shyira tukiva mu rugo tugihunga n'uwo musaza wanjye. Turagenda twihisha mu Masaka. Batuvumburamo ko hari imbwa zaduhigaga zigendana nabo, ziraje ziratuvumbura, bavuza induru, turirukanka duhungira ahantu mu rugo. Baduhisha mu nzu. Babonye byakomeye baravuga bati rero ni musohoke dore baratambutse, mukomeze y'Ibusoro. Ubwo twagenda twiruka nyine twihishahisha. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Hanyuma murahunze mugeze mu Burundi. Mu Burundi se muri kugenda kose mwari mutunzwe n'iki mbere ko mugera mu Burundi? Twaragiye tukigera Ibusoro. Hari abantu batangaga imfashanyo ku mpunzi, baduha ibintu bitaga ngo ni porici. Nabonaga ari ibintu bimeze nk'ibiryo by'abana. Biranda bireba. Twaharaye ijoro rimwe. Dukomereza i Burundi. Impunzi bazahaga agakombe k'inoze k'impungure n'ak'ibishyimbo. Tumaze kugera mu Burundi nyine hari inkambi nyine y'Abanyarwanda, ari nayo inkotanyi zaje kudutora tugaruka mu Rwanda.
mutaragera i Burundi twaragera i Burundi mwajya biki? twagiye umunsi umwe turara i Burundi, ni hafi uvuye i Busoro. Yego. Hanyuma mugeze mu Burundi, mugezeyo inkotanyi ziza kubafata muragaruka. Twamazeyo igihe. Mwamaze igihe kingana iki? Twahamaze nk'ukwezi kurenga, kuko amasasu yagumaga agwa mu Rwanda tuyareba. Igihe kiragera, inkotanyi ziraza zirabareba, muragaruka mu Rwanda. Mu Rwanda uhageze cyangwa uhageze na musaza wawe, mukiri aho ngaho mu Burundi, Busoro? Ni Busoro? Oya, i Burundi ni hakurya y'Ibusoro. Kirundo, mu Kirundo. Hanyuma mugarutse aho ngaho mukiri Burundi, ntago mwageze mubaririza amakuru y'ababyeyi banyu cyangwa abavandimwe banyu, mwumve akanono kabo? Abazaga nyuma baje, iyo twarababazaga tukababaza ababyeyi bacu, nyine baratubwira ngo barabishe bose, nta n'umwe warokotse. Hari na data wacu umwe bitaga Bugingo wabaga i Mututu, yaramwe zirabanza ziramushuka yica abandi bantu. Yesu, nawe ziramuhindukirana n'abana be zirabatemagura zibata mu ruzi. Ntabwo byari byoroshye iyo nkuru kuyakira, kumva ngo ababyeyi bawe, umubyeyi wawe umwe, kuko wavuze ko hari hasigaye undi umubyeyi wawe. Ni wowe wasigaye. Yego. Hanyuma izo nkuru kuzakira, mwazakiriye ute? N'ubwo buzima ntabwo mwagize ihahamuka cyangwa ihungabana? Nyine warabyumvaga ukababara, ntekereza ukuntu ari ba data wacu badukundaga bose, nta n'umwe warokotse, n'abana babo n'abagore babo. Kubyakira nyine byabaye ihungabana, ariko nyine urareba ukabona nta bundi buzima, tugera aho turiyakira. Urakoze cyane. Hanyuma ni ibihe bikomere waba warakuye mwaho ngaho kugeza n'ubu? Hari igihe wenda ujya wumva ukumva birakugarutse? Ibikomere ngira iyo turi kwibuka, ntekereza ukuntu guhera mu wa mbere primaire bahagurutsaga abana, kavuga ngo Abahutu muhaguruke, Abatutsi muhaguruke. Ibyo bintu iyo babivuze nko mu biganiro ngira ihungabana. Noneho bageraho bavuga ukuntu hari abantu batashyinguye abantu babo, nabyo bikangiraho ihungabana. Nkatekereza ukuntu ba data wacu badukundaga, umuryango munini twari dufite, nkareba ukuntu dusigaye turi nyakamwe, mbese tudafite kirengera, mbese nkumva ngizemo ikintu cy'ihungabana. Ariko nkaza kugendera ko senga, namenya Imana, nkamenya ko Imana ikomeye, kandi nkaba narashibutse Imana yarampaye abana. Nkumva nanone ngize kwibaka muri nge. Ushobora ngo abo bantu banyu, papa wawe n'abo bavandimwe bandi, nta muntu n'umwe kugeza n'ubu wabireze avuye ngo wenda njye narabishe cyangwa baraha? Umuntu wabishe ni umugabo w'umunyambiriri wari utuye ku kana k'imurinja. Icyo gihe abohoza mukuru wacu umwe, n'uwo bariho. Nibo batemaguye, akajyaga abaye ibitero n'impiri bakabica. Arangije abohoza uwo muvandimwe, aramushaka, yanze kuvuga ahantu yabiciye, avuga ko ngo baguye imurinja, na n'isaha ntabwo arerekana ahantu baguye, baranamufunze. Nyuma tumenya ko bamufunguye. Hanyuma se wenda aje akababwira, cyangwa se wenda urugero, hari ukuntu umuntu ushobora kuvuga ati ko atatweretse aho ababyeyi bacu bari cyangwa abavandimwe bacu, ntabwo nzamubarira we, icyo gikomere ntabwo waba ugifite? Igikomere turagifite nyine, nko kuba tutarashyinguye abantu bacu. Ariko ubu aje wenda akavuga aho yabashyize, wamubabarira? Twamubabarira, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo tubabarire n'abanzi bacu. Yego. Hanyuma urumva ntabwo byari byoroshye, ni urugendo rukomeye. Hanyuma muraje, mugeze mu Rwanda. Mumaze kugera mu Rwanda, ni izihe ngaruka mwahuye nazo za jenoside, kugeza igihe mwabonye wenda ubuzima bwagoye ukavuga ati jenoside itarabaye? Ingaruka twagize, ubwo twari dufite ahantu twabaga, tuje dusanga barahasenye, na n'isaha mu mabanze kumwubakira. Baragiye bubaka amazu ahantu ku mudugudu i Busoro kure,
mama ubu yaje kugira ubumuga nyine bwa jenoside kuko ne baje kumutemagura bakimara gufata igihugu, bakimara kumva ko inkotanyi zimaze kugera mu gihugu, baravuga ngo azavuga bishe. Mama baramutemagura bamuta muri tuwarete. Ubu yaje kuviramo ubumuga bwo guhuma atabona. Aravuga ati sinzajya kuba ku mudugudu ntabona. Bamubwira ko bazamwubakira inzu ku itongo iwacu, na n'isaha banze kumwubakira. Ibyo nabyo bijya bitugiraho ingaruka, tukibaza tutese kuki abandi bubakiwe mama ntibamwubakire. Ibyo nabyo tubyibazaho, ariko umuntu akiyakira. Irindi hungabana tujya tugira mu gihe cyo kwibuka, tureba ukuntu bandi bajya kwibuka babo, twebwe abacu turabibuka ariko ntituzi ngo bari hehe. Sibye murumuna wanjye umwe twakuye mu kiliziya nyine Murinja, nabikubwiye, niwe twashyinguye hamwe n'abandi biciwemo, abandi na n'isa ntabwo tuzi hano baguye. Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye rwose. Mumaze kuba gutyo ko umuntu yari afite ubumuga, se mwatunzwe n'iki? Mwireze gute? Nambara ikirangira ngewe naraje nkiva i Burundi, nsanga interamwe zigambye kuri mama, uzarahunze zimwe zagiye mu Bugande. Baranshidikana icyo gihe nari nazanye amasafuriya y'imikondo, nayo barayantesheje barayatwara. Umuceri bahaga impunzi barawunyambura, bagiye kunyica. Ubwo ndahunga nzi Kigali ntorongera. Mama aravuga ati mwana wanjye kugira mbitse igihuru nzabitse igihugu. Icyo gihe interamwe zari zikiri mu misozi, barabeshye mama ngo baranyishe, ngo n'intumbi yanjye bayibonye mu ruzi, ngo namanukanyemo na Bibiliya. Mama yibuka ko nahunze mfite Bibiliya koko. Mama yararize yarihanaguye abona ndaje, mbese aratungurwa mvuye mu Burundi. Ubwo bashatse kunyicara, interamwe zari zarasigaye mu misozi nyine, mpita nza muri Kigali gutyo. Naje nyuma y'intambara 96 niho naje. Muhageze se mwahise mujya guhinga cyangwa kuba ubuzima bwarabagoye kuko urumva mubabana n'ubumuga? Mama yamugaye vuba, mbere yari akibona nyuma y'intambara. Yarahingaga ariko jyewe narahungutse mbona bitoroshye, mpita nzi Kigali. Nabonaga abantu b'iwacu bambaye imyenda y'abantu bishe, n'abakristo biri iwacu nkabona bamwe barayambaye, nkibaza ntese koko umuntu w'umurokore nawe utinyuka akambara imyenda y'abantu bishe mu ntambara? Nabo barasawe, mbese bintera ihungabana cyane. Hari abantu barokore waba warigeze bona wenda bica cyangwa se basahura? Ntabwo nababonye, ahubwo nasanze bambaye imyenda y'abantu bapfuye mu ntambara. Menya ko ngo hari abagiye basahura. Twe dufite pasiteri utazi rubanda ari hose, wikareba kuri paruwasi yacu, menya yuko hari abantu bahungiye kare barabica, kandi ari pasiteri, nabyo binjyana kure. Baramufunze? Aho muherukira yari yarahunze. Ntabwo byari byoroshye. Hanyuma urahungutse, ese bakomeje gusenga? Ibyo bikomere byose, izo bizazana byose ahuye nabyo, kukuzenguruka ugaruka, niki cyagukomeje kugeza aho tugeze ufite ibi byiringiro? Nakomejwe n'amasengesho, nkajya njya mu nzu y'Imana, icyunamo cyajya gutangira bagasengera abantu kugira ngo batagira ihungabana, nkapfukamamo. Imana igenda inkomeza, ngenda ngira ibyiringiro, nkavuga nti naho bariya bagiye, Imana yampaye undi muryango wa bene data bo muri Kristo Yesu. Urakoze cyane. Hanyuma twegereza ku musozo, nk'abantu bakoze jenoside, abantu bari bafite umutima wa kinyamaswa nk'abo ngabo, kugeza na n'ubu hari igihe tubabona cyangwa se twumva bari kuvuga nk'amagambo asesemereza abakorewe jenoside, cyangwa se abantu bagezweho na jenoside, cyangwa se kumva ngo bajye mu rutoki rw'umucikacumu cyangwa se rw'umuntu warokotse, bakarutuma cyangwa bagatema inka. Tujya tubibona bagiye kwibuka. Aba bantu wababwira iki nk'umuntu usenga, nk'umuntu amenya Imana? Wababwira iki abantu bagifite umutima wa kinyamaswa nk'uwo nguwo? Nababwira ko nibatihana bazarimbuka. Yego, bakagira urukundo, bakihana,
bakarekwa umutima mubi. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, ntabwo yigeze irema amoko. Amoko yazanywe na Satani. Nk'uyu muntu ugifite amoko ariko avuga akasenga, kuko dufite abantu benshi basenga ariko bagifite amoko, wo wababwira iki aka kanya? Nabagira inama y'uko jya mu ijuru. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, bakagombye kureka amoko bagasenga, bakumva ko umuntu wese ari umuntu. Twese tuva amaraso amwe, tuvuka ku Mana. Yego, urakoze cyane. Hanyuma nk'abantu bagizweho ingaruka na jenoside, babaye bapfakazi, abandi baba imfubyi, abandi baba inshike, aba bantu bo wabakomeza ubabwira iki? Nababwira ngo nibihangane, Imana ibakomeze kandi bambike imbaraga kugira ngo bakomeze urugendo. Yego, ko bari abantu twabuze bagiye nk'abakristo. Hari mwarimu wacu Kaniziyo yajyaga abwira abantu ati muze tujye inama, niko Yesu avuga. Baramutemye, bamutema tutarahunga, turabyumva yuko bamutemye ari gusenga ahita apfa. Dufite ibyiringiro ko abantu bacu bagiye mu ijuru, ko bagiye nk'abakiranutsi. Nukuri. Yego. Hanyuma nuko inama icyo wababwira cy'inkomezi nuko babwiye ngo nibahumure kandi bazongera babonane, kuko mu ijuru ho nta ndwara zibayo, nta kurenganya kubayo, nta jenoside haba mu ijuru, ndetse mu ijuru nta nkangu zihaba, nta mpanuka. Mbese mu ijuru ni ijuru ry'amahoro, kandi tuzabura n'abacu twaburanye. Hanyuma dusoza, twegereza ku musozo, kuko ntabwo nshaka wenda ko tuvuga ibintu byinshi, nduva twasoreza. Twegereza ku musozo, nta kindi kintu waba wenda ushaka kuvuga? Nk'uyu muntu wenda ashobora kuzabibona ari aho ngaho muri Ngereza, ikintu wamubwira ni iki? Uyu wabiciye ariko akaba ataravuze aho umuryango wawe yawushyize cyangwa se yabiciye, ni iki wamubwira? Ikintu nababwira ni uko bavuga abantu bishe aho babashyize, abantu bagashyingura abantu babo. Na n'isa hari abantu bagihisha, batabwiza abantu kuri aho abantu bagiye bica babashyize. Ibyo bintu biba bibabaje, bakabivuze ubundi bagasaba imbabazi, kuko Imana nayo yicaye ku ntebe y'imbabazi, iracyababarira. Yego. Hanyuma rero umuntu twari kumwe n'uyu, reka tuguha akanya, wenda uri umunyamasengesho, hageze nk'umuntu wenda ushobora kuba adakomeye mu gihe nk'iki ngiki, cyangwa udafite ihumure, cyangwa se ari wenyine akaba yakenera gusengerwa cyangwa kumukomeza, tambutsa nimero zawe kugira ngo umuntu uzagukenera azakubone. Nomero yanjye ni 0788 57 95 24. Yego, urakoze cyane. Ibiganiro byacu nakagaruka, iyi Iramiro TV. Bari mwese twabanye, Imana ibahe inkomezi. Mwese mwahuye n'ikibazo cya jenoside, mukagirwa cyangwa se mukaba imfubyi, abandi mukabapfakazi, abandi mukamucike, abandi mukabura ibyanyu, mukabura abanyu. Turabakomeje tuvuga ngo Imana ibakudukomereze, kuko ariyo nyine inkomezi. Imana ibahe ihumure, kuko ariyo nyine ihumure. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amahoro y'Imana babeho. Ciao 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 ciao.